Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, dutangiye ingingo ku wa kabiri w'isabato ivuga ngo kira. Ni tariki 8 Kamena. Icyigisho turiho icya 11 kiravuga ngo ingorane. Reka dusenge tuze twinjira mu ngingo y'uyu munsi ivuga ngo kira. Imana nziza, ngushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, ukaduha umugisha wo kuramuka amahoro atari uko tubikwiriye ahubwo kubera ubuntu bwawe bwinshi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubare ko turi abanyabyaha ndetse kenshi ducika intege muri ubu buzima. Hari igihe ducika intege bitewe n'ibibazo duhura nabyo, by'umwihariko ibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi bigendanye n'uburwayi, bugatuma tujya kure yawe kandi aribwo twakagiye hafi yawe. Umuhati uyu mubyeyi yakoresheje natwe uduhe muri iki gihe, twegere imbere yawe n'igihe dufite intege nkeya kugira ngo tubashe kugukoraho dukizwe nawe. Mwanya tumara uduhire, dushaka n'ibyo ushima bibeho. Mwuka wera duhe kumva no kumvira, mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere mbahe ikaze muri iyi ngingo ivuga ngo kira. Batangiye batubwira ngo tekereza ikivunge cy'abantu benshi bari ku nkombe y'inyanja ya Galilaya. Bari bahereye mu gitondo kare bategereje ko Yesu agaruka, kandi ubwo yavaga mu bwato babyiganye bamusanga, bamukurikira mu mudugudu wa Kaperinawumu. Uwo mwanya Yayiro, umutware w'isinagogi, agaragara asaba Yesu kuza gukiza umukobwa we. Umwe muri iyo mbaga y'abantu ni umugore wari umaze imyaka myinshi arwaye. Yari yaratanze amafaranga ye yose mu baganga, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kuremba, nk'uko tuza kubibona muri Mariko 5:26. Yaje kumva iby'uyu muntu ukomeye w'i Galilaya, maze mu byiringiro byari bivutse mu mutima, yegeranya udutege yari afite, ava mu rugo rwe muri icyo gitondo yisunga iyo mbaga y'abantu. Umubyigano w'abantu wendaga kumuheza umwuka ubwo yageragezaga kwegera bugufi bwa Yesu. Nuko muri uko gusunikana no guhirikana, uwo mugore abona Yesu. Yishakashatsemo ubutwari ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Mariko 5:28. Muri iki gitondo ubwo Yesu yari arimo ajya i Galilaya, abantu benshi bari bazindutse kare, bari bafite amakuru y'uko ari buce muri iyo nzira, maze ngo barahamutegerereza. Ubwo yahageraga, cyari ikivunge kinini cyane cy'abantu baje bamusanga, bamukurikira ari benshi. Icyo kivunge wahise haza Yayiro, yari umutware w'isinagogi. Kubyumvikana yari uw'ibanze mu kuba yari gufashwa muri icyo gihe. Ariko icyo kivunge cyari aho, hari umuntu wari urimo. Ni umubyeyi wari umaze igihe arwaye cyane, nk'uko tuza kubibona muri Mariko 5 guhera ku murongo 21, ngo hari umugore wari umaze imyaka 12 ari imugongo. Yari arwaye, maze uyu mubyeyi aravuga ati, nubwo mfite intege nke, namenye amakuru y'uko hari umuntu ukiza, ngomba kujyayo. Ngo yari amaze imyaka myinshi arwaye, yarivuje byaranze. Ariko ubwo yabyukaga akatora akabaraga akagenda, yari afite icyifuzo kimwe gusa ati, nta kibazo, nshobora kutamugeraho ngo mvugane nawe amaso ku yandi, ariko ninkora ku myenda ye nizeye ko ndi bukire. Reka dusome iki gitekerezo ndeke kubicisha amatsiko. Kiboneka muri Mariko 5:21 kugera kwa 34. Abafite Bibiliya turajyana. Handitswe ngo, nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ahari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe. Abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore
wari mu mugongo wari bimaranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza. Bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye, abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abaranganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Nuko havuga. Ubwo Yesu yari avuye mu bwato, Yayiro yamugezeho amusaba kumukiriza umwana. Ubwo yagendaga agiye gukiza umwana wa Yayiro, muri urwo rugendo icyo kivunge cyagendaga kimukurikiye, nibwo umubyeyi yamusatiriye arabyigana mu mbaraga nkeya, kuko yari yizeye ko namukoraho, yari yibwiye ko namukoraho akira, ngo amukozeho koko arakira. Amaraso yari arimo arava arakama. Umubyeyi yumvamo ko akize, ariko Yesu nawe yumvamo ko ari imbaraga imuvuyemo, yiyumvamo ko ari umuntu umukozeho. Abibajije baramuseka, ariko nk'uko turi bibone, Yesu yari afite ubushobozi bwo gutandukanya umuntu umukozeho mu kavuyo nta mpamvu afite, n'umukozeho afite kwizera. Bisobanuye iki? Ibi byabaye bigaragaza uburyo Yesu yita ku barwayi n'abigunze, kandi akabagirira impuhwe, ndetse n'abazimiriye mu kivunge cy'abantu benshi Yesu abitaho. Abenshi uwo munsi basunikiwe iruhande rwa Yesu ubwo bahirikwaga n'icyo kivunge cy'abantu, ariko umwe wenyine niwe wari ufite intego yo kugera kuri Yesu kandi akamukoraho kugira ngo ahabwe umugisha yari akeneye cyane. Kwiga iyi ngingo tuyisoma gutya ni byiza kugira ngo twumve icyo umwanditsi yanditse, ariko ni na byiza kugira amasomo dukuramo mu by'ubu buzima. Ari nacyo kibazo batubaje ngo ni iki dushobora kwigiramo. Muri iyi ngingo abantu benshi basunikiwe kuri Yesu nk'uko tubisomye, ariko umwe gusa niwe wari ufite icyifuzo cyo gukizwa na Yesu, niwe wari ufite intego yo kugera kuri Yesu kandi akamukoraho kugira ngo ahabwe umugisha yari akeneye. Muri iki gihe hari abantu benshi bamenya Imana batabihisemo, ari uko basunikiwe mu kumenya Imana. Wenda bahindutse baba abakristo babitewe n'imiryango yabo, atari uko bo bari bafite icyo cyifuzo, babitewe n'inshuti zabo se, babitewe se na situasiyo ibayeho, barafashwa, bafashijwe bavuga bati rwose natwe tugomba kuba abakristo. Bafite impamvu yatumye baza mu bukristo, muri urwo rugendo rwa gikristo. Ariko se ibyo bintu bizaramba? Birakwiriye ko tugira n'impamvu iruta izindi zose, iruta ineza twagiriwe, iruta abatwitayeho, iruta ubucuti busanzwe, ahubwo noneho tukagira intego yo kumenya Imana twebwe ubwacu, yo gukizwa nayo, yo guhinduka rwose tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Uyu mugore nawe yasanze Yesu, ariko intego yari afite yari itandukanye n'iy'abandi. Bari benshi, ntabwo bamwe bagiye banasunika Yesu bamugwaho, ariko ntawe wakize kuko nawe ufite intego yo gukira. Uyu mubyeyi we yamugezeho amukeneye, amen, maze amukozeho arakira. Mbese njye nawe ko turi mu kivunge cy'abantu benshi, turi gusanga Yesu, turi kubatizwa, tukihana, tukahitamo kuba mu rugendo rwa gikristo, dufite intego yo gukira,
cyangwa no gushaka kwitirirwa izina ry'Imana gusa ngo twumve ibyo bihagije, twibere mu mudamararo w'ibyo twakoraga n'ubundi tutaraba abakristo. Ahantu muhatekerezeho, muhatindeho. Yesu afite ubushobozi bwo kuvuga ngo kira, ariko ntari bubibwire umuntu utabyitayeho, ntari bukize umuntu utabyitayeho. Ni byiza ko dufata ibyemezo byo gusanga Kristo dufite icyifuzo cyo gukira. Hene White yaravuze ngo nyamara kumukoraho kwe ngo siko kwamukijije, kwizera kwe niko kwamukijije, nk'uko biri muri Mariko 5:34. Hene White yaragize ati umukiza yari afite ubushobozi bwo gutandukanya umukozi afite kwizera no gupfa gukoraho nk'ikivunge cy'abantu batari bafite icyo bitayeho. Nubwo tuza turi benshi dushaka ko abakristo, njya numva imibare yiyongereye, reka mvuga iby'iwacu, ukumva ngo abadivantiste bari urugero miliyoni izi n'izi, hiyongereyeho miliyoni mu mwaka. Ni byiza, ariko baba barababatijwe ntago babara bakize, babara babatijwe, babara cya kivunge cy'abantu nyine. Ariko muri icyo kivunge cy'abantu Uwiteka arifuza ko habonekamo intwari zikira, ba bantu bakora kuri Yesu bafite kwizera, ba bantu bafite icyifuzo cyo kwihana. Ntabwo ari ukwitirirwa izina ry'Imana gusa, oya, ntabwo dukwiye kuba nk'aba bagore 7. Rya somo ryavuze ngo uwo munsi umugabo umwe, abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamusabe kwitirirwa izina rye, ngo ariko bitunge. Ntabwo Yesu yifuza ko twitunga, yifuza ko duhinduka rwose, tumusanga tukihana, tugasigara dutunzwe n'ubuntu bwe. Afite ubushobozi bwo kubona abantu akabatandukanya, akamenya abantu baje kubera izindi mpamvu, bitiriwe ubukristo kubera izindi mpamvu. Kanivugira abadivantiste bitiriwe izina rye, bakitirirwa kuba abadivantiste b'umunsi wa 7 kubera izindi mpamvu, n'abaje bafite icyifuzo cyo gukira, cyo kuba mu muryango w'Imana, cyo kwitandukanya n'ibyaha, bagatangira urugendo rwo kwihana no guhinduka rwose. Abo bantu Yesu afite uko abatandukanya, ubwo bushobozi arabufite. Nimushake mwe muri mu kivunge, kuko abavuga mwami mwami ntabwo aribo bazinjira mu bwami bw'Imana, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Nahanjye nawe kumenya niba koko turi mu itorero ry'Imana duhindutse rwose, niba turi mu itorero ry'Imana dufite icyifuzo cyo kwihana, cyangwa se turi aho gusa, kuko icyo gihe kigiye kurangira. Yesu Kristo afite ubushobozi bwo kudutandukanya rwose. Hari ikindi kintu dukwiriye kwitaho muri iyi ngingo. Uwo mugore wari ufite intege nke, mu mubabaro we no kwiheba, yashoboraga kwigumira mu buriri mu rugo muri icyo gitondo, ariko aho kugenza atyo yahisemo ku bushake bwe no mu byiringiro kujya gushaka Yesu, afite ibyiringiro byo gukira. Kumurebera kure ntabwo byari bihagije, yegeye hafi ye. Hari amagambo twize mu cyigisho cyasoje, aho batubwiraga ngo twirebera Yesu kure, nitumusange, ngo nitumwegere. Yari ingingo yo kuwa 4 w'isabato yavuga ngo ubuntu buhagije. Batubwiye ngo nimureke twe kuguma kure y'umusaraba, turebera Imana kure, ngo nimureke dusange Yesu, ibyaha byacu n'imitwaro yacu abituguranire, aduhe gukiranuka kwe, ko biri muri Zekariya 3:4. Ni kubera iki twarebera Yesu kure? Uyu mubyeyi nubwo yari afite intege nke, icyo gitondo yaravuze ngo ngomba kubyuka, namenya amakuru ko hariya nshobora kwakirira hari umuntu ukiza, maze mu ntege nkeya ariko afite ibyiringiro arabyuka ajya gushaka Yesu. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo ingorane, ingingo turiravuga ngo kira. None ni gute muri ubu buzima no mu gihe dufite intege nke, dufite ibintu bituziga byagatumye rwose tubona impamvu zumvikana zo kudasanga Yesu, zo kutajya gusenga, cyangwa zo kutajyana isano n'Imana, ni gute twakwifashisha izo mpamvu ahubwo zikadutera ibyiringiro byo gutuma aribwo dusanga Yesu? Yesu aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kubera iki? Ko
kubera ko ntabwo kuba turushye bikwiye gutuma tujya kure y'Imana, ahubwo bikwiye gutuma dusanga Imana. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, kubera ko azi ko igihe dufite intege nke aribwo tumukeneye cyane. Reka njye nawe tureke gucika intege, ibigeragezo byo muri ubu buzima ntibigatume tujya kure y'Imana, ahubwo bikwiriye gutuma dusanga Yesu, kuko nibwo dukeneye ubufasha bwe. Umubyeyi mu ntege nke ze yagambiriye gusanga Yesu, kandi Imana yamushoboza. Mu byiringiro yari afite ntabwo byize bipfa ubusa. Nimba Imana yaramushoboje mu kugambirira kwe agakira, none njye nawe kubera iki tutagambirira? Ni ryari wari warwaniye intambara nk'iyo umugore yarwanye, yo gusanga Yesu ufite intege nke, ibigeragezo bikugose? Kenshi nibwo ahubwo tujya kure y'Imana, kandi aribwo twagasanze Imana. Yesu yiteguye kudukiza. Reka dufate icyemezo kizima nk'icy'uyu mugore cyo kumusanga mu ntege nke zacu. Muri iki gihe Yesu aturarikira gukora nk'ibyo uwo mugore yakoze. Aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Matayo 11:28-29. Reka dusange Yesu Kristo, twakire uburuhukiro bwe, tuzaba amahoro kuko tumwiringiye. Imana yiteguye kudufasha, iduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, umwizera wese atazabura amahoro muri iyi si, ahubwo azabe mu isi ibuze amahoro ariko afite amahoro. Mwuka Wera bitubashishe kandi bidushoboze mu izina rya Yesu, amen.